igihe Yosefu ndetse na Mariya ndetse n'uyu Yesu ngo baragiye igihe bahigwaga ngo baragenda bagiye kwihisha ngo bagera ku bantu babibaga amasaka. Mumvugire ngo amen. Amen. Hanyuma ngo bageze ku bantu babibaga, urabyumva n'abantu babibaga nta masaka bashiraga hehe mu butaka. Ngo nuko ngo barangije baragenda bajya inyuma ya bantu babibaga amasaka, ndetse uwo munsi ayo masaka bayabibye. Herode nawe araza ashakisha bantu aho bagize ute banyuze, ariko Yesu ashimwe. Amen. Aya masaka reka ngubwire ngo yereye umunsi Imana umuntu mbese agira umwuka wera akibwira ngo aracahetse umwana, kandi umwana yaragize ute yaragiye kera. Hanyuma akakomeza kuba muri cacizere, agakomeza kwikakaza, agakomeza gahanura amahuri. Abantu bakicarana amasezerano y'amahuri bakibwira ngo Imana yavuganye nabo kandi itarigeze ivugana nabo. Hanyuma ariko kandi reka nongere ngubwire ngo haracari ibihumbi bibiri. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Waba dukurikiye ubabaye cyangwa se urwaye, ariko kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga. Uyu munsi twakiriye umubyeyi w'umunyamwuka, hano umukozi w'Imana. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Amakuru kise y'imisi? Amakuru ni meza, turashima Imana. Uyu munsi ndabona utuje cyane, ntabwo nsanzwe nkuzi yego, ariko bigaragara ko nawe amasengesho aba yakujanjaguye nubwo atakunanura, ariko bigaragara ko urimo neza. Hanyuma reka ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu, cyane ko tutujya dukora ibiganiro birebire, numara kubibwira ubundi usenga Imana. Nitwa Zaniga Christina, mfite umutware, Imana iduhana umugisha. Amen. Ni Zaninka Christina afite umutware, Imana iduhane umugisha. Ubwo abari kurabura bantu bafite ibintu by'amaso maremare baba bashobora kumubona gutya bakagira ngo ni umukobwa. Imana amahoro iguhereze umugisha kandi mwinshi. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana, uyiragize ikiganiro tugiye kugirana cyangwa se ivuga butumwa, noneho unasabira umugisha abakunzi b'Imana Irahari TV. Mana data wa twese, Imana igira neza, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutwari. Turagushimiye wowe wabaye mu ruhande rwacu, karinda nyakubahwa Imana Nyiringabo, abantu bose batandukanye kuri yicano, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Hanyuma twabyutse turi amahoro, twabyutse nta gikuba, twabyutse twumva hari uko ugiye uturinda, hari uko mu bugingo bigiye bimeze. Ukomeze dushigikira abantu badukurikiranye rero kuri yicano Imana Irahari TV, ukomeze bashigikire kandi ubwiza bw'Imana bubane n'abantu bose badukurikirana. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze abantu bose bagiye kutwumva muri iki kiganiro, ubaduhere umugisha kandi natwe dushigikire, kuko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane abantu bose badukurikiye, Imana ibaha umugisha kandi natwe udushyigikire. Nukuri ni byiza kandi ni by'igiciro, kuko ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Niyo mpamvu tuba dukwiye kuza hano tukavuga Imana. Umukozi w'Imana, maze iminsi nitegereza cyane nkareba umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ugizwe n'impano nyinshi kugira ngo ubashe gukora. Hari zirindwi z'ingenzi, ariko umunsi turi ndakubaza ibibazo nka bengaye ku bijyanye n'abahanuzi. Bigenda gute kugira ngo umuntu atakaze umwuka wera? Yarahanuraga ibintu bizima by'ukuri, ariko tukajya kwikangura turi kumubona ari guhanura ibinyoma, cyangwa se arimo arahanura iterabwoba. Imana iguha umugisha, mbajije ikibazo cyiza.
ni ukuvuga ngo iyo umuntu yari umukozi w'Imana igihe kikagera agatangira agahanura ibintu byo kwikaka by'iterabwoba nuko aba ari mu kintu cyitwa kwikakaza. Iyo ageze mu kintu cyo kwikuza akavuga ati uko biri kose ni njye muhanuzi ukomeye nta wundi, agatangira akikakaza. Muri ico gihe umwuka w'Imana ugenda ugira ute, ugenda hanyuma abantu bakibwira ko agihetse umwana kandi asigaranye iki, ingobyi yonyine. Yego. Mu by'ukuri nuko aba yaratakaje umwana asigaranye ingobyi. Yego. Noneho agakomeza akagendera muri ca cyizere cy'uko umwuka wera kigeze ute agihari, kandi umwuka yarigendeye kera. Umwuka yaragiye. Yego. None turabitandukanya dute cyangwa se turabifata dute muri iyi minsi ko abahanuzi ari bakeya, nta no kwizerwa uhari? Harya ubwo biraza kugenda gute? Inama ushoboye gutanga ku bantu bakunda gukurikira abahanuzi ni iyihe? Urabyibuka igihe Eliya yahanganaga n'abahanuzi ba Bali. Hari aho yageze Imana iramubaza ngo yewe Eliya, cyagiye yisabiraga gupfa. Yego. Yarangiza akavuga ngo ni njye muhanuzi usigaye. Imana yamubwiye ijambo rikomeye, iramubwira ngo wikwishuka, haracari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Hanyuma nibareke dusengesha umwuka iteka. Yego. Nibareke dusengesha umwuka iteka hamwe no gusenga Imana. Ubundi iyo umwuka ukuriho nawe ubwawe urabimenya. Umuntu uri mu mwuka w'Imana kabone nubwo hari umuntu merutse kumva ari kuvuga ijambo rikomeye, nararyumvirije numva rirakomeye, kandi ikintu icyo ari cyo cyose ngiha agaciro. Ni ukuvuga ngo abantu muri iyi minsi barivanze. Yego. Ntago bakimenya abahanuzi basima n'abahanuzi b'Imana. Ariko reka mbabwire ngo haracari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Hanyuma rero njye inama natanga ku muntu ari we wese, cyambere no kwizera. Ukizera niba Imana ivuganye nawe, birashoboka ko yanakoresha wa muntu cyangwa si umuntu akaza akaguhanurira ya mahuri arimo yikakaza ati ndacari wa muhanuzi. Gusa izereye muri aya magambo akubwiye, uvuga ati nshingiye ko avuze ngo Imana, akavuga ngo Imana niyo ivuze kandi itavuze, wizereye muri aya magambo uvuga ati nshingiye ko byitiriwe Imana, asizere muri aya magambo. Nuko hanyuma hari impamvu mba nshaka kukubaza ibintu nk'ibi ngibi, kandi n'abakunzi bacu baba badukurikiye mu by'ukuri bajye batega amatwi kandi barusheho kugira gute gusobanukirwa. Fungura aka kantu ubundi ushyiraho kuri mikoro abantu bumve, nindangiza nkunde nkubaze. Aho ka video kari munsi shyira kuri mikoro hejuru, shyiramo volume, igeza hejuru. Imana irambwira ngo hazakurikiraho abashumba 3 gupfa. Imana irambwira ngo bamwe bazapfa bahagaze, 2 undi umwe azataha, azakurikira tisiye kuko yabibye kwica nawe azasarura kwica. Munyihanganire. Imana irongera irambwira ngo tega amatwi, irambwira ngo ibi biramutse bidakozwe mukamutererana, irare ntago ikomeza kumubabaza, iramucyura muri uku kwezi kwa cyenda. Irambwira ngo ariko niramukimucyura itorero rya DPR hari ibintu 3 bizabamo. Imana yo mwijuru irambwira ngo itorero ryampagarika, abantu bantuka uko byagenda kose, ngiye ibintu ndabivuga, ibintu birimo urupfu nanjye nkaba nabigenderamo ndabivuga. Rero showe ndi imbere y'Imana ishobora byose. Wenda muri ADPR reka bariho mvuga kuko ariho nzi cyane, haba hari ikibo cyo gufasha abarwayi cyangwa abatishoboye, abakene. Urumva kubera iki urembo rw'umujyi wa Kigali muri ADPR ko hejuru mu biro bikuru hose bamwirengagiza? Ahubwo icyo umuntu ashobora kwibaza, ashobora ati ubu butumwa kubera icyo utabuhaye abashumba ba ADPR, Imana ikagutegeka kuza kuvugira kuri social media. Mu kwezi kwa 5 nkaguruka ku butumwa bwa Theogene, natumiwe n'abanyamadini. Yenda reka turekera aho ngaho. Ndagira ngo icyo nashaka abantu bumva bacyumvise. Hano hari mu kiganiro kuyoboka Imana, aho umuhanuzi kazi yavugaga ati uyu muntu urwaye uri
abenshi bavuga ko ari Faisal, abandi bati mbese ntabwo ndabona umuntu umbwira ahantu ari, ariko ahari ari he, ari kwa muganga. Nta n'itangazo ryigeze riza rivuga ko yabuze ubwishyu, ariko ndagira ngo mumfashe gusobanukirwa kuri aka kantu gato kavuga ngo naramuka apfuye azakurikirwa n'abapasiteri 3 bo muri ADPR kuko bamwirengagije. uyu muntu ntazwi, si umupasiteri muri ADPR, ni umukozi, ni umuvugabutumwa muri ADPR. ADPR hari ikintu yari gukora kugira ngo ihagarike impanuka yahuye nayo. Tuganire yenda mu buryo bwo mu mubiri, turaza kujya mu mwuka nyuma. Hari ikintu ADPR yari gukora kugira adahura n'impanuka. So uyu muntu ntabwo yarazwi. Yego. Nta nubwo yarazi ntabwo bari bazi ahantu ari. Ntabwo ndi kubisobanukirwa neza. Uyu mugabo yavugaga ngo napfa azakurikirwa n'abantu yitwa Tissier. Akaba ni umuvugabutumwa wo mu itorero rya ADPR. Ati rero naramuka apfuye muri uku kwezi kwa 9 ndetse tunakurimo, azakurikirwa n'abapasiteri 3 bo muri ADPR kubera ko ADPR yamwirengagije. Ngiye nshaka kukubaza, turi ku bintu bijyanye n'abahanuzi. Yego. ADPR hari icyo yari gukora kuko uyu muntu uri kwa muganga yakoze impanuka. Hari icyo ADPR yari gukora kugira ngo uyu muntu adakora impanuka. Uyu muntu nta kintu yari gukora, yari kubikora hiki. Aha. None se uyu muntu naramuka apfuye kubera iki Imana iraza kwica abandi bantu kuko apfuye? Ubundi reka nkubwire. Ntabwo pasiteri cyangwa se umuntu ahariho hose ntabwo azahagarika urupfu Imana yagize uti yamanuye. Oya, ntabwo izaruhagarika. Nibyo bya bindi birashoboka ko umuntu ashobora kuzana ubuhanuzi bw'amarangamutima. Yego. Ashobora kuzana ubuhanuzi bw'amarangamutima, ariko urupfu rwamanutse iyo Imana yavuze ngo uri butahe, nta kabuza ntabwo ishobora kugira ute guhagarika urupfu. Yego. Hanyuma se uyu mwuka muri gukoreramo mu by'ukuri na nyiri gufata ikiganiro yageze aho akivanaho. Yaravuze ati iki kiganiro ubu buhanuzi ntabwo bwaturutse ku Mana. Abukuraho pe, abantu banamutera amabuye. Ngiye nkibaza Pasiteri Theogene yarapfuye, Imana ntiyigeze imukurikiza abandi bapasiteri h'igihano. Ahubwo uyu urwaye n'abadukurikiye barabibonye, wubwe yahanuriye pastor ko azitaba Imana, ariko ubwo anihanurira avuga ko azakurikiraho. Aravuga ati nanjye nzakurikiraho. None uyu munsi abahanuzi bari kuza baravuga ngo naramuka apfuye arakurikirwa n'abandi. Ubu buhanuzi muri kuduha niki cyatumye mutakaza umwuka wera? Niki cyatumye mutakaza ubuhanuzi twavuga ko ari buzima? Ese umuhanuzi ko nzi kabereyeho gusenga, kuki mudafatiye mbere ngo musengere uyu muntu akire? Ese umuhanuzi ko nzi kabereyeho kuzanira isa amahoro, kubera iki uyu munsi ahubwo muri guhanura ibintu byo kuduhahamura? Yego. Ibi bintu mu by'ukuri yenda nge ni ku giti cyanjye, gusa ngiye mwemera nk'umuhanuzi, muzi nkari nk'umuhanuzi, kandi kuba yagira intege nkeya rwose birasanzwe, ariko ni iki kiri gutuma abantu batakaza bene kakagene? Imana iguha umugisha. Nanone umbajije ikibazo cyiza, ni ukuvuga ngo kare watangiye ukimbazaho cyane. Yego. Mubwira ijambo rikomeye, nakubwiye ngo hari igihe umuntu mbese agira umwuka wera akibwira ngo aracyahetse umwana, kandi umwana yaragize ute, yaragiye kera. Hanyuma agakomeza kuba muri ca cyizere, agakomeza kwikakaza, agakomeza agahanura amahuri. Abantu bakicarana amasezerano y'amahuri, bakibwira ngo Imana yavuganye nabo kandi itarigeze ivugana nabo. Hanyuma ariko kandi reka nongere ngubwire ngo haracari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Nubwo hari abantu bagiye babivangavanga, ariko haracariho abandi bagifite umwuka wera, bagifite guhamya, bagifite kugendera mu nzira Imana igize ute ishaka. Yego. Reka tubyizere kandi twizere ko igihe kizagera bikagenda neza. Yesu mwana. Oya niko bimeze.
niba uyu munsi wa none umuntu ashobora kugenda hariya mu muhanda umuntu akagenda akajya gusambana siko bose bagenda ngo basambane yego yes haracyari abantu bagitinya bakivuga ati ndacatinya icyaha hari n'abantu bamaze kubimenyera kubera ko babimenyeye rero ariko nanone twibuke ko imisi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe n'uyu muntu nawe ugenda avuga ngo Imana iravuze ngo bimeze gutya na gutya nawe ari muri iyo nzira imisi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe urakoze cyane iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe reka rero noneho twakire nawe tugezeho ikimana yagutumye ariko minsi yashize twabonye abantu benshi bazavuga ati bya bindi navuze byari ibinyoma bya bindi navuze byari ibinyoma nyamuneka nawe ntuzaze uvuga ati bya bindi ntabwo byari ukuri oya niko kuri urakoze cyane njyewe reka nkubwire burya ngo nta wivuga ikibi ameze agize ute ahari ariko njyewe ubundi iyo umuntu atihamirije nta wundi muntu wamuhamirije sibyo yego nibyo kuko bashobora kumuhamiriza ariko wowe ubwawe ugomba kumanza wagira ute wihamiriza niko bimeze reka tukwakire rero utugezeho ikimara waye kutugezaho kuri uyu munsi wa none Imana iguha umugisha reka tuganire ijambo ry'Imana naryo ridukomeze kandi riduhumurize rigire aho ridukura kandi rigire aho ridushira hanyuma reka dusome ubutumwa bw'isiko bwanditswe na Matayo mu bice bibiri turasoma umurongo wa 19 umurongo wa 19 turageza kuri 21 rero ngaho dufashe udusomere reka dusome mu izina rya Yesu Matayo ibice bibiri turahera ku murongo wa 19 Herode amaze gupfa marayika w'umwami Imana araza Herode amaze gupfa marayika w'umwami Imana araza abonekera Yozefu mu nzozi ari muri Egiputa ati byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isiraheli kuko abashakaga kumwica bapfuye Imana ishimwe arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isiraheli ariko yumvise yuko Erike ushaka warekera aho ngaho yego Imana iguha umugisha urakoze cyane warambwiye kugeza 21 yego Imana iguha umugisha ijambo ry'Imana riravuze ngo iri jambo ry'Imana rifite intege ivuga ngo ibiduhiga bishize natwe tuzabaho Imana ishimwe amen hanyuma ijambo ry'Imana ribivuze neza riravuze ngo Herode amaze gupfa ngo marayika abwira Yozefu ngo nagarure umwana na nyina mu gihugu kuko abashakaga kumwica bagize ute bapfuye Yesu atugirire neza urugendo runini cyane abanyabwenge duhereye hano ku bice bibiri ngo abanyabwenge bakiri burasirazuba ngo babone inyenyeri kugira ngo bajye kuramya Yesu Yesu ashimwe amen hanyuma ngo nuko ya nyenyeri irabayobora ngo baragenda ngo bageze mu marembo yo kwa Herode inyenyeri barayibura ngo bamare kubura iyi nyenyeri ngo barangije bajya kwa Herode babaza Herode ahantu uyu mwami yagize ute yavukiye ngo Herode arikanga cyane agira ubwoba aravuga ngo mbese uyu mwami ushobora kuba wavukiye muri iki gihugu ashobora kunkura ku bwami ashobora kungura ku ngoma arikanga agira ubwoba ngo arangije afata abanyabwenge arabihererana arongera arababaza wumve yego ndakumva Aleluya amen aba banyabwenge bagiye bamubaza ariko nawe asubiye inyuma agize ute arababajije aba banyabwenge ntago bari kumurangira ahantu yagize ute yavukiye kuko nabo ntabwo bari bagize ute ntago bari bahazi ngo arangije arababwira ati nimugende nimwamara kumenya ahantu yavukiye musagaruke mubimbwire Aleluya amen Imana ishimwe ngo hanyuma ngo abanyabwenge baragenda ngo bageze hariya kwa Yozefu ahantu Yesu yavukiye ngo bageze kwa Yozefu ahantu Yesu yavukiye Imana itugirire neza cyane gusa reka nongera ngubwire ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwe congera kigashibuka Imana ishimwe amen hanyuma
ngo batura Yesu ngo bamutura izahabu je kumuramya ngo bongera kuburizwa n'Imana mu nzozi mbese reka tuvuge ko babonekewe yego kandi ubwo kandi nta muntu ushobora kubonekerwa uko biri kose Imana yarabasanze mu nzozi baryama yarababwira ngo inzira mwanyuzemo ntaba ariyo mwongera kugira ute kunyuramo ngo nuko bicira iyindi nzira bagira ute baragenda ngo Herode ategereza aba banyabwenge arababura ngo amaze kubabura ahita afata umwanzuro ngo ahita akoresha inama ariko haleluya ariko burya Imana itugirire neza ngo amaze gukoresha inama n'ubundi Imana yongera kubwira Yosefu iramubwira ngo fata umwana na nyina ugira ute umuhungisha ubahungisha warangije arabahungisha ngo abajyana muri Egiputa ubwo bagiye gufata uwo mwanzuro Imana ishimwe cyane hari ukuntu tujya duhura n'ibibazo tugahura n'intambara Imana ikavugana natwe ikatubwira ngo mwana wanjye burya ibintu birakomeye ibintu bimeze gutya nyura muri iyi nzira hanyuma bya bindi bigushaka byakugera bigasanga hari icyo Imana yavuganye nawe haleluya Imana ishimwe amen ngo hanyuma ngo arangije arabahungisha bajyana muri Egiputa ngo bagera muri Egiputa ngo bahera ko bica abana b'imyaka 2 kubera ko ari ryo tegeko ryari ryageze ute ryatanzwe bahera ko bica abana b'imyaka 2 ukagira ute ukamanura ngo ariko ngo Rasheli ababazwa nuko abana be bapfuye ari iki ari ingwingiri Rasheli yababajwe nuko abana be bapfuye batihanye yego Yesu atugirire neza cyane amen aleluya amen birashoboka ko waba ufite abana ariko utabarira Kristo utabarira mu nzira ikwiriye ariko reka ngo bwire ngo niba utabarira mu nzira ikiranutse ukabareka bakigendera uko wishakiye cyangwa se bishakiye reka ngo bwire ngo uzamiranga Rasheli Yesu akugirire neza cyane amen ngo hanyuma ngo arasherararira ndetse yanga no guhozwa Yesu atugirire neza ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko Herode amaze gupfa marayika abwira Yosefu ngo garura umwana na nyina mu gihugu ari Imana ishimwe garura umwana na nyina mu gihugu kuko abashakaga kumwica bagize ute bapfuye Yesu akugirire neza cyane kandi Yesu akwambika imbaraga wowe unyumvishe muri uyu mwanya wowe unyumvishe Yesu akurengere Yesu akugirire neza wahuye n'intambara nyinshi uhura n'ibibazo n'ibigeragezo uhura na Herode uburu wakurengera uburu wagutabara ariko reka ngubwire ngo ibiguhiga bishize nawe uzabaho wahuye n'indwara urivuza birananirana wahuye n'ibibazo bitandukanye uburu wabikemura ariko Yesu aracyafite imbaraga zo gukora igitangaza aracyafite imbaraga zo kugukorera ibitangaza aracyafite imbaraga zo gukora ibyananiranye Yesu akugiriye neza cyane hanyuma umuntu umwe yigeze kuvuga ijambo rikomeye ntago ryanditse mu gitabo ariko yigeze kuvuga ijambo rikomeye aravuga ngo igihe Yosefu ndetse na Mariya ndetse n'uyu Yesu ngo baragiye igihe bahigwaga ngo baragenda bagiye kwihisha ngo bagera ku bantu babibaga amasaka mumvugire ngo amen amen hanyuma ngo bageze ku bantu babibaga urabyumva na abantu babibaga nta masaka bashiraga hehe mu butaka ngo nuko ngo barangije baragenda bajya inyuma y'abantu babibaga amasaka ndetse uwo munsi ayo masaka bayabibye Herode nawe araza ashakisha babana aho bagize ute banyuze ariko Yesu ashimwe amen aya masaka reka ngubwire ngo yereye umunsi Imana igiduhisha mu bintu bitandukanye mu bitangaza by'Imana Imana igakora igitangaza mbese mu buryo waba wihebyemo kose Yesu akakugirira neza akaguhisha akakurengera akagukura mu ngorane akagukura mu ntambara Yesu akakurengera Imana ikugirire neza cyane ngo hanyuma ngo Herode ngo araza ageze kuri babantu babibaga amasaka ndetse amasaka yari yeze bageze igihe cyo kuyasarura ngo babaza bababibyi babandi basaruraga barababwira ngo mbese nta bantu banyuze hano bababibyi barangije bavuga ijambo rikomeye bamubwira ijambo rikomeye baravuga ngo abantu duheruka kubona tubaheruka mu gihe cy'ibiba none wowe uje mu gihe cy'isarura ariko haleluya Yesu ashimwe cyane hanyuma reka ngubwire ngo imbaraga z'Imana ziracyahari
reka ntongere ngo ubwire ngo haracari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali bikiri mu mwuka w'Imana. Yesu akugirire neza cyane. Birashoboka ko waba wihebye, waba ufite intambara, waba ufite ibibazo, waba ufite ibigeragezo, warabuze wakurengera, ariko reka ngubwire ngo ibiguhiga bishize nawe uzabaho. Ibiguhiga bishize, ntambara zisize, birashoboka ko uri kurwana nazo, urwaye bwananiranye, bibazo byananiranye, ariko Yesu ibyo byose agize ute arabizi. Tugiye gusenga Imana. Niba wumvishe amagambo rero, niba wumvishe amagambo warihebye waracitse intege, turafatanya gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana, twinginga Imana tuyibwira ngo Herode ameze nabi mu bantu b'Imana. Herode ajyamera nabi cyane mu bantu b'Imana, ariko Yesu yongere agushigikire. Wibuke yuko twavuze ijambo rivuga ngo ibiduhiga bishize natwe tuzabaho. Amen. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibakomereza amaboko. Tugiye gusenga. Mana data wa twese, Imana igira neza, Imana ifite imbaraga, nyakubahwa Imana data wa twese uri mu ijuru. Umuntu wese wumvishe ijambo ryawe yari yihebye, acitse intege, atendeburitse, twamaze kumenya neza ko ibiduhiga bishize natwe tuzabaho. Bivuga ngo ibiduhiga birahari, ariko ufite inzira nyinshi ukwiriye gucishamo igisubizo cy'umuntu kugira ngo akomeze arindwe, kugira ngo ukomeze umurengere. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Dukomereza amaboko, ukomereza amaboko abantu bawe bumvishe ijambo ryawe, kandi Estaya ubahe kurizirikana, ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo bakomereza amaboko. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze kubyumvishe, urakoze kuko uri kumwe nabo, kandi urakoze kuko uri kumwe natwe. Uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Umuntu yakwifuza kuvugana nawe cyangwa se gusengana nawe, nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Yadushakira kuri telefone 078 51 34 65 078 51 34 65. Harya channel yawe nawe yitwa Abahetsi Official. Ushobora kwinjira no kubahetsi Official ukagura subscribe, ukagira share ndetse na comment. Ari ubutumwa bwiza nanjye njya nyikurikira. Yesu Kristo aduhane umugisha. Namwe Imana ibahe umugisha. Amen.